Clarence Sport TV turimo turatembera. Niba warabaye mu high school amazi akakuburiraho, urugero rwiza ni utu twana twagiye kuvoma. So ukagenda ukajya hari niba utaranyuze mu kuba boarding ngo amazi abura umenye uko ubuzima bumeze, irebera hano. So ngenda byibuka cyane ubwo amazi yaburaga ku ishuri. So twatimo dutembera rero nka Clarence Sport TV duhita tubona ukuntu amazi yabuze. Ikigo cyo ntago tukizi ariko amazi yabuze. Iyo amazi yaburaga ni kuriya twabaga tumeze natwe ku ishuri. So turi mu karere k'imisozi miremire, akarere ni Rulindo ariko ntago tuzi umurenge neza, n'ikigo ntago tukizi, ariko amazi yabuze ndebera ubuzima abana bababayeho. Niba warabaye boarding rero ewana ndagukomeje cyane kabisa, burya umuntu ajya gukura cyangwa akagera mu buzima bwiza yaranyuze mu buzima bugoye. So niba ureba uyu mugezi, ni umugezi uva mu misozi miremire ihinzeho icyayi za Kinihira. Turi mu masaha ya saa 11 n'igice zo mu rukerera. So baba bagukanguye kugira ngo ujye gushaka amazi. Ubuzima ni uku nguku umuntu abutangira, nta mpamvu yo kugira ngo rero ugende hariya nawe nuzagira icyo ugeraho uzajya ubwira abana bawe ati mwabana mwe ubuzima burarushya, nanyuze ku ishuri ibintu bitoroshye. Nawe ukabatoza kubaho mu buzima bugoye kandi bakabaho bazi ko ibintu byose bishoboka. So rero natwe amazi yaburaga nuko twajyaga kuyashaka mu tubande. Urareba ukuntu abana bafite utudobo kabisa baje gushaka amazi. So rero icyo twavuga nabo bajye babiha agaciro igihe bamaze gukura, bibuka aho banyuze, kuko nibyo bizatuma baba abagabo mu buzima bwabo bwa buri munsi, nabo bakazagira imiryango bafasha. So Clarence Sport TV rero twabyukiye mu karere k'imisozi miremire hagati y'akarere ka Gicumbi na Rulindo. Kuri uno mugezi tubonye abana bariho bavoma, turavuga ati rero reka dufate kano gakuru tuzakereka abandi bana. Boarding nta mikino bro, baragutobora sibyo no kujya kuvoma umuceri ukagushiriraho kandi ubuzima bugakomeza, akawunga bakakaguta. Ariko shango hari abakobwa baba barigize ikintu bita imonga batajya guhoza. Amafaranga y'abashiranye shayi cyakwereka akawunga bakajyana muri do bagatwaye bubebe bagahisha. So rero umuhungu yikweza wizaniye pocket money ugasanga yabaye muterankunga wo mudada runaka, ariko boarding si ikintu kabisa. Reba nawe ahantu bari kuvoma, turi mu rukerera ko twazindutse tugiye gukora inkuru ku cyayi cy'u Rwanda, ubuzima bw'abagisoroma, ariko tubonye ukuntu amazi aba yabuze muri secondary, mu mashuri ya high school. Aka gakuru ni agakuru tugomba gukora. So Clarence Sport TV rero nuko twari tuhibereye, murabona ko ni mu rukerera, imisozi miremire y'ibyayi, ibicu mu kirere. So ubwo rero tugiye gukomeza dusura abahinzi bahinga icyayi. So twkomeze tubane, ntabwo tuzabatenguha ku makuru meza. Twari turi kubereka ubuzima bwo muri high school. Ciao ciao, hasta la vista. Turi